IRADUKUNDA UWASE Aliete. Wiga mu wakangahe? Mu gatandatu w'amashuri abanza. Ku kihe kigo? ITETERO Nursery Primaire School. Mu kanya rero tubonye urimo uvugira inka, twagira ngo ubanze utubwire wabibwiwe n'iki? Barabinyigishije. Ninde wabikwigishije? Ni umusizi witwa Impano Faustin. Ubu ngubu urabizi neza. Hanyuma bigufasha iki mu buzima busanzwe? Ikintu bimfasha nshimisha abanyeshuri bagenzi banjye, bigashimisha n'abarezi banjye n'abayobozi n'abarezi. Byagutwaye igihe kingana iki? Nk'amezi 5. Amezi 5. Reka tuguhe mikoro noneho usubiremo gato, ufite mikoro yacu hano kuri Pacis, utubwire noneho ayo mazina y'inka wongere uyasubiremo kwa kundi wayavugaga, ufite mikrofone. Akobwa biyashororo na runyamini muci ya rwego na ry'I rumenera ngabizahema. Mbe bakobwa biyashororo na runyamini muci ya rwego na ry'I rumenera ngabizahema. Ruvuru wivugiye ku muvumbi, ruvuze ibyari imivandi nkurikirane za rugondo muragakura. Inka Itetero yitwa Rwigema ku nkiko, ingabo zuhira inyirage n'amakuza y'inyirane, rwanya mukeba ya Nkusi, inkuba nyirigira ya Rwema, inyamibwa ya Itetero iba mu nyambaza n'ibugaruka, Rwanda bitinyanga guhana. Kuba waramenye kuvuga amazina y'inka, ibintu bijyanye n'umuco, hari cyo bikumarira mu buzima bwa buri munsi? Birakwinjiriza se? Yego. Gute? Nyine akenshi hari abantu bakora ubukwe, bagakora ibitaramo bitandukanye, nkajya kuvuga inka. Ubona babyakira gute? Barishima. Birinjiza? Yego. Hari igihe ubonamo nk'ikayi ukabonamo ikarama agafaranga kakaboneka? Udakunda inka ninde? Nitwa mwarimu Gakwerere Jean Claude, ndi umwarimu w'icyongereza ku ITETERO Nursery Primairie School. Mwaneze ko twabonye aho kwigisha icyongereza twabonye umuco ahubwo ari wo mwishi. Oya byose ndabizi kuko ndi umwarimu w'indimi muri rusange. Kandi narwo n'ururimi. Narwo n'ururimi. Ko nabonye se uzicutsa, nabonye uzi kuzitahira. Ibi byo nk'umwarimu byo byaje bite? Ibi ngibi kera twararagiye. Ibi ngibi byaturutse mu rwuri. Abo twaragiranaga basaza bakuru niho byavuye, ntago byavuye mu bitabo nkuko babivuga. Oya byaturutse mu rwuri. Byaturutse mu rwuri. Hanyuma kuba ku ishuri ubona nk'uyu mwana mutoya, nabonye muhererekanye uburyo muhererekanye ijambo. Ubyakira gute nk'umurezi? Kubona umwana nk'uyu, umwana ukiri muto winjiye mu muco nyarwanda hakiri kare, birashimisha cyane kuko byerekana ko ari aho tujya mu muco. Nubwo tuzasaza ariko tugasiga abana bacu bagifite wa muco wa mbere, ntituzawibagirwe, ntuzacike. Biranezeza cyane. Ibi ngibi rero ni zimwe mu mpano turimo tugenda tuvumbura mu mashuri. Muri iki kiganiro cyacu twagira ngo tukubaze kuba habaho gucukumbura no kuvumburiza impano no kwimakaza umuco mu mashuri. Ibi bintu urabivugaho iki? Cyane cyane ndahera ku kwimakaza umuco mu mashuri. Burya hari amashuri usanga yibanda ku ndimi gusa, Icyongereza, Igifaransa, mbese indimi z'amahanga, ugasanga nizo bashyize imbere kurusha ko bashyira umuco w'igihugu cyatubyaye imbere. Ariko burya akagihugu katagira umuco karacika. Niyo mpamvu nishimira cyane ko umuco watangiye kujya mu mashuri mu bana batoya, bityo bakazawukomeza. Iki kintu ni cyiza cyane, ahubwo tugize amahirwe cyane cyazakomeza kugira ngo u Rwanda rw'ejo narwo ruzabemo abagabo n'abagore bafite umuco. Ubwo nk'umurezi wowe ubona mu nteganyanyigisho umuco utagombye kugira nawo umwanya uhagije ku buryo abana koko ari ibi bihangana n'indangagaciro z'umuco zikomeza kugenda zisegasirwa? Bibaye byiza kuko bagomba bavuga cyane ngo indangagaciro. Ariko indangagaciro ntago ari zo kwigishiriza mu nteko gusa z'abaturage, cyane ko barimo abantu bakuru abana batagiyeyo. Ariko hano ku mashuri nko muri porogaramu bashyizemo umuco, nawe ukagira amasaha ndetse atari na make. Ibyo bintu byazafasha abana gutera imbere mu muco ndetse no mu bwenge,
kuko nk'iyo umwana avuga amazina y'inka nka gutya binamukangura ubwonko bigatuma n'ibindi azabifata najya bikubita n'agashyari keza ku bandi cyane cyane benshi bafite ishyari ubu benshi nabo bazifuza kubyiga ejo kuko bumvisha bivuga bigira ishyari ryiza abana bakagira umuhate bityo n'ibindi bakabyiga bafite umuhate. Nudushya mu mashuri rero kuri iri shuri ryanyu izi mpano zirimo mugiye gukomeza kuzicukumbura gute, mugiye gukomeza kuharanira izo mufite gute, mwitegura no kujya mu ruhando rwo kurushanwa n'ibindi bigo mu mpano zitandukanye dore ko leta ko ikomeje kubishyiramo umuhate ndetse na Kiliziya Gatolika. Cyane cyane intambwe twateye ntabwo ari intambwe izasubira inyuma, turacyajya mbere. Nta n'igitangaza kirimo kuba twarushanwa n'ibindi bigo kuko cyane kuko twabitangiye kera mu gihe abandi wenda batarabitangira cyangwa se bazabikora ari uko batubonye. Twe turiteguye, tuzakomeje umuco ndetse no guhiganwa tuzakomeza tujye mbere, ariko si n'umuco gusa, abana tuzakomeza kubatoza indangagaciro za Kiliziya, bakure muri roho, bakure mu bwenge, bakure muri roho, baba abana bakura bazi igihugu, bazi umuco wacyo, ariko bazi n'Imana rugira. Numvaga bava ngo ni inshuti za Yezu na Mariya abana bato cyane, ntago bakubeshyaga, ni inshuti za Yezu na Mariya kuko nibo dushingiyeho, nibo twubakiraho, ni nabo badufasha mu rugendo rwa buri munsi. Reka dusoreze nk'umurezi wowe ushobora kubuvumbura byinshi kuki hari hamwe ugera ugasanga abana baratinya kuvuga. Iyo ugeze kuri ishuri ry'Itetero Nursery Primaire School hano usanga i Masoro umwana ubajije wese aratinyuka akavuga, aragusobanurira. Hari abo twagiye tubaza gahunda yo kurya ku ishuri kibafasha, hari abo twagiye tubaza ibi bijyanye n'umuco. Iri banga nirihe mukoresha kugira ngo umwana abashe gufunguka mu mutwe, abashe kuba yajya imbere ya publique avuge? Ubundi abana ni inshuti zacu. Ubundi iyo ugiye kwigisha umwana muranza mukaba inshuti. Ntabwo wakwigisha umuntu mutari inshuti, agatinyuka akakubwira, agatinyuka kuvugisha, bityo akazavugisha n'undi wese azabona. Ntago ari ukujya imbere ngo uvuge imibare gusa igisibekare gutyo, umwana usohoke utavugishije umwana azaya kubona nk'umuntu uvuga imibare gusa. B'inshuti y'umwana bityo nawe azaba inshuti y'abandi. Niyo mpamvu nabatinyutse kuvuga kuko turaganira. Cyangwa nuko mubagaburira neza nabonye ku meza byari bimeze. Oya ntago ari cyo kibavugisha, bafite abatoza, abatoza b'inararibonye, abatoza b'abahanga kandi bakunda abana, banabisho. Buri cyambere no gukunda umwana. Iyo ukunze umwana nawe aragukunda, agakunda n'ibyo umwigisha. Nabonye na mama wa hano bahora hafi. Kabisa, kuko abana ubundi udakunze abana ikigo ntago cyaba gifunguye. Bisaba gukunda abana, buri wese ugeze hano akabakunda, bityo nabo uwo bazabona wese bazamukunda, bityo za ndangagaciro za Kiliziya ndetse n'iz'igihugu bazazikomeza ndetse bizanabafasha. Abana bo mw'itetero turi inshuti za Yesu na Mariya. Ababyeyi beza, ababyeyi bacu mwari mudutumyeho aho twari turi mu rwuri ngo tuze tubabwire ko inka zanyu zimerewe, tuziririmbire ndetse tubabwire n'amazina yazo. Ariko mbere y'uko tuziririmbira mwatwemera tukanza tukibwira abariho. Nitwa Iradukunda Safari mwambutsa bisonga mbanza mwanda umukobwa w'Itetero. Guma. Mukobwa b'Ishuri na Runyamini muciye rwego na Rwiyamire ejo rumenera ngabizaye. Inyenyeri ya rubono rwa nkunda imwe yamurikiye abakamyi n'abakamisha bakamoro bayifeza na ngabo. Tiya kana karamba nyama kandi karambagira karaburanze ndahuragira. Badore nkunda ko kawundagiye kure kwa bazira bazazira inyana imboga zizikaramba. Bazirimo mujija nijabo ngarambe yibera mu ngoma kigoma. Yari yakigira inkigatunga ibibona indemba rugambi gatunga abashumba ndatirizi wanyu wa mutahira. Takumushoza nakumimi zaheno nijoro ryananiye abarinzi. Ruvuru wivugiye ku muvumbi ruvuza ibyanyu vandi nkurikirane za Rugondo muragakuru. Barahiga mamare ya Rugamba ni nyina w'imfizi kabanye nawe ndatirwa bayi tare yarayijara nyivomera rya muyu ingiriza kwiriba nyivomera urwunyuyo yeguribo iti ndara
ndarara mwiza wa ngendo coza mwiza bigagari wumva inka yitetera ubwo ikiri giti biti neza ikura ibitanda atari ibitondo by'iwacu birantonda wa mwiza wa binama guteze ku baturizi w'abantu bamutahira inka z'iwacu harimo ikibamba kibaga umukenke harimo ikibamba kibaga umukenke abatindi babaga ibigunda daraga ishyamba yahindutse inturagurika batazi kugenda wahiye ibirenge nimuza twigendagendere twigiriye abakobwa bakubita imitozo ba nyina bagakubita ibitwe inka y'itetero yitwa rwigema ku nkiko ingabo zuhira inyirage n'amakuza y'inyirane rwanyamukeba yo munsi inkuba nyirigira ya rwema inyamibwa y'itetero iba mu nyambo za nibugaruka irwana biti inyanga guhana Irigatsambe ya rukinga manze ya rutirwa ya rubangura miniho nimbizo mu rumbirangamirwa na rubanda mu ruhango rwa Kigali bayibwe n'urwama rw'amakombe ya ruganza bumva tuziririmba bati hamagara rutete iniyani rutete ni rubabaza ni ruziga ni ruzigiriza ni rumenesha ni yandi yampaye ubare kurata bumva kaziririmba bati hamagara zigenda imbere mugabo tigereke cyerekeze ni mutu kuruka kwisomya musanze zambara ikamba ni ruzindaza mugabo igenda imbere y'inka abandi kazi bashereza yihaciye umuhanga iguma mu kirega yampeta rwati